tugiye kureba imyitwarire ine inezeza Imana cyane iyo uyigize akamenyero mu gitondo mbere y'uko utangira umunsi wawe. Ese wabigenza ute uramutse usanze uburyo utangira igitondo cyawe bibasha kuguha amahirwe yo kugirirwa neza, amahoro n'igitangaza ushobora kugira mu masaha y'umunsi wawe? Mbere y'uko ukomeza, hagarara gato wibaza uti, ese imyitwarire yanjye ya buri gitondo inezeza Imana cyangwa haba hari umwanya w'ingenzi ku Mana ntari guha agaciro? Muri iyi video ngiye gushyira ahagaragara imyitwarire ine. Iyi myitwarire si ukuguhesha umugisha gusa, ahubwo inatuma Imana inezerwa cyane. Imyitwarire ishyira kuri gahunda inzu yawe y'umwuka mbere y'uko imiyaga y'ubuzima ihuha. Imyitwarire ihindura ameza yawe yo mu gikoni ahantu ho gusengera. Urugendo rwawe rwa mu gitondo rugahinduka ahantu hatekanye ubonera ibyishimo n'amahoro, ndetse gahunda yawe y'umunsi igahinduka umukoro w'umwuka. Iyi ni imyitwarire ishingiye ku bwenge bwa Bibiliya, ikaba iremwa n'imbaraga z'umwuka. Ni imyitwarire yasigiwe amavuta kurema ibitangaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aka kanya ndakubwira nti itegure guhindura uburyo utangira umunsi wawe, kubera ko iyo utangiye umunsi wawe n'imyitwarire iboneye, igitondo cyawe ntabwo kiba ari igitondo gusa, ahubwo uba ari umwanya wo kurema imbaraga. Ntabwo uba ugiye kwinjira mu mirimo gusa, ahubwo urasenya ukaritura n'imisozi. Birashoboka ko waba wajya kubaho mu munsi wawe ubona hari ibintu bitari kugenda nk'uko ubyifuza, ukibaza impamvu. Ushobora kuba waranagerageje ibintu byinshi ngo urebe ko icyo kibazo cyakemuka, ariko byaranze. Gumana nanjye kuko ibi biraza guhindura mu buryo budasubirwaho ukubaho n'ingano y'ibyishimo ugira mu munsi wawe. Mbere y'uko dukomeza, fata umwanya gato cyane ujye muri comment uhamye ushize amanga uti, buri munsi wanjye ngomba kuwubonamo intsinzi mu izina rya Yesu. Bihamye n'umutima wawe wose, kuko ibi si ukubivuga gusa, ahubwo uri kurema imbaraga. Ubu butumwa niba bugukoze ku mutima, kandi like ubushyigikire. Niba utarakora subscribe, kandi hute cyane uyikore utazacikwa irindi hishurirwa nk'iri. Imana iguha umugisha. Reka nkomeze. Imyitwarire ya mbere: tangira igitondo cyawe n'isengesho ryo gushimira Imana. Mbere y'uko izuba rirasa, mbere y'uko ibirenge byawe bikandagira hasi, uba ari umwanya mwiza wo gutunganya roho yawe, ugahuza umwuka wawe na gahunda y'ijuru. Inshuti yanjye, uyu munsi ndashaka kukugaragariza ibanga ryo mu mwuka, urufunguzo rwa kera ruhishwe mu butunzi bw'agaciro k'iteka ryose. Gushima bikingura imiryango y'ijuru. Ibyahishuwe 5:8. Amasengesho y'abera azamuka imbere y'Imana ameze nk'umubavu uhumura neza, yuzuza ibikari by'Uwiteka icyubahiro n'ibihumura neza. Gerageza utekereze ibi bintu mbere y'uko ufata ifunguro ryawe rya mu gitondo. Ushobora guhindura ikirere cyawe cyo mu mwuka udakoresheje imbaraga zihambaye, ahubwo gusa kuvuga byoroheje n'ijwi ryawe uti, Mana urakoze. Ntabwo umutima ushima uhindura gusa amarangamutima yawe, ahubwo uhindura ikirere cy'umwuka cy'inzu yawe yose. Zaburi 104 iravuga ngo, mwinjire mu marembo ye mushima, no mu bikari bye muhimbaza. Mumushime, musingize izina rye. Shima Imana kandi uhimbaze izina ryayo. Gushima ntabwo ari igikorwa cy'ubupfura, ahubwo ni urufunguzo rufungura amarembo. Ni urufunguzo rufungura imigisha y'umwuka. Ni ijambo ry'ibanga rifungura kubaho kw'Imana. Nk'ibisonga byinjira mu bwami, amashimwe yacu ku Mana ni itiki twinjiza mu bikari by'Imana isumba byose. Iyo utangiye umunsi wawe ushima, uba utumira Imana kugira ngo ize muri gahunda z'umunsi wawe zose. Uba utumira Imana ngo itembere mu byumba by'inzu yawe, ngo igendane nawe mu nzira ucamo, ngo ikujye imbere mu nama uri bwatendinge zose. Ntabwo ari ubupfura, ahubwo uba uri umunyamwuka. Inshuti yanjye, tekereza umwuka wawe nk'igikoresho gikontorora ubushyuhe. Buri gitondo iyo usenze ni ugushyira ku gipimo ubushyuhe bw'umunsi wawe wose. Isengesho rishyira ku murongo ubuturo bwawe bw'umwuka. Iyo usuzuguye isengesho, iyo wibagiwe kuramya Imana, umunsi wawe niwo ukugenera amarangamutima ugira. Ariko iyo utangiranye n'Imana, iyo winjiye mu kubaho kwayo hakiri kare, ntabwo imyitwarire yawe igengwa n'ibiri kuba, ahubwo wowe uyobora ibiba. Iyo utangiye umunsi usenga, uba uri gucana umuriro w'umwuka.
Abafilipi 4:6-7 hagaragaza imbaraga z'iyi myitwarire. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nuko amahoro y'Imana rwose ahebuje ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Ibi ntabwo ari ugusaba, ahubwo ni urukuta rw'umuriro. Niba utamenyereye gusenga mu gitondo, tangira gahoro gahoro uvuga uti Uwiteka, ndagushimira ko ngihumeka, ndagushimira ko warinze ubugingo bwanjye, ndagushimira ko unkanguye muri iki gitondo. Hanyuma wereke Imana umunsi wawe uti Data, unjye imbere, unyobore, undinde kandi umpe kumva umwuka wawe. Ntukajye utegereza ibyago kugira ngo usenge, haranira kuba umunyamwuka mu buryo buhoraho. Abefeso 6:11 hadutegeka kwambara intwaro zose z'Imana. Amashimwe ni igice cy'intwaro z'Imana. Gushima Imana ni ingabo irinda umunezero wawe, ni ingofero irinda ibyiringiro byawe. Gushima Imana kandi bikomeza ubushobozi bwawe bwo kuvangura nk'inkota isenya ugushidikanya, n'inkweto mu birenge byawe iguha kugenda mu mahoro. Mariko 1:35 nuko mu museke arabyuka ajya mu butayu asengerayo. Niba Yesu ubwe umucunguzi w'isi yarakeneraga gusenga mu gicuku, twebwe urumva tubikeneye bingana iki? Mu cyimbo cyo kwinjira muri telefone yawe ureba amamesaje yo mu isi, ganira n'umuremyi waremye isi. Reka Imana ibe mesaje ya mbere ukwiriye gucekinga ugikanguka. Isengesho ryawe mu gitondo ni nko kwinjira muri network y'ijuru. Mbere y'uko urusaku rw'isi rubangamira amasinyare yawe, mbere y'uko akavuyo k'ibyo ugiye kwirirwamo kabangamira network zawe, banza winjire neza mu kwakira ubutumwa bw'umwuka. Imana ifite connection ihagije y'icyerekezo cyawe. Wisohoka mu nzu yawe utibitseho connection z'umwuka. Imyitwarire ya kabiri, tangirana umunsi wawe n'ijambo ry'Imana. Gaburira umwuka wawe mbere y'ibintu byose. Yesu yaravuze muri Matayo 4:4, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Niba umubiri wawe ukenera ibyo kurya mu gitondo, umwuka wawe nawe ukenera ibyanditswe. Abantu benshi cyane barabyuka bakagaburira imibiri yabo, ariko roho zabo bakazireka zigakomeza gusonza. Imirire mibi yo mu mwuka ni ukuri iriho, bigaragarira mu buryo abantu barwana na stress, intambara ndetse no gushidikanya. Tangira umunsi wawe wemerera ijambo ry'Imana kugira ngo rikugaburire. Bibiliya yitekereze nka GPS y'ubuzima. Igihe nta byanditswe ufite, menya kuri kugenda nk'impumyi. Ibyerekezo byose uri kujyamo uri kuyoborwa n'amarangamutima, uri kwirukanka ugana mu marembo y'ibigeragezo n'ibishuko. Uri guhomba amarembo yakabaye kwinjiza mu mugisha. Uri kugenda ugongana n'ibirangaza byo mu mwuka. Zaburi 119:105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, niko Bibiliya ivuga. Ni umucyo umurikira inzira yanjye. Igihe ufunguye Bibiliya mu gitondo, ntabwo uba uri gusoma gusa, uba uri kwakira ubuyobozi bw'umwuka wera buje mu gihe cya nyacyo. Ijambo rikosora inzira yawe, rikwereka imikuku n'imisozi iri mu nzira yawe, rikayobora intambwe zawe mu buryo butayoba. Ijambo rikurinda impanuka zo mu mwuka mbere y'uko zikubaho. Yakobo 1:23-25 Bibiliya igereranya gusoma ijambo ry'Imana nko kwireba mu ndorerwamo. Indorerwamo ntibeshya, ikwereka uwo uri we by'ukuri mbere y'uko isi igerageza kuguha ishusho. Mu gitondo nicyo gihe cy'ibyago kurusha ibindi bihe byose by'umunsi. Mbere y'uko imbuga nkoranyambaga zikubwira uwo ugomba kuba we, mbere y'uko kwigereranya n'abandi byangiza icyizere cyawe, mbere y'uko igihe ntarengwa n'ibyo usabwa gukora bimara imbaraga zawe. Iyo usomye ijambo ry'Imana mbere y'ibindi byose, ikwibutsa uwo uri we wa nyawe. Uwatoranijwe n'Imana, ntabwo watawe. Uri umutwe, ntabwo uri umurizo. Urakomeye cyane kurusha umutsinzi. Gutekereza ku byanditswe mu gitondo birinda intego zawe, bikavugurura imitekerereze yawe. Gerageza iki gikorwa cyo gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, bigira akamenyero. Byite ugutunganya igaburo ry'umwuka. Iyo wanditse umurongo wa Bibiliya, igitekerezo cyangwa iyerekwa, ni nko gutegura ububiko bw'ibyo kurya by'umwuka ushobora kurya n'ikindi gihe. Umurongo umwe ushobora gutekerezaho mu gitondo ushobora kugushyigikira mu rugendo rw'umunsi, mu ntambara zawe bwite uhura nazo cyangwa n'ingorane zo mu kazi. Zaburi ya mbere itangaza isezerano ku muntu wese
wese utekereza ku magambo y'Imana ku manywa na nijoro ko ameze nk'igiti cyatewe ku mugezi cyera imbuto no mu bihe by'amapfa. Izi ni imbaraga zo gutangirira umunsi wawe mu ijambo. Reka twambure agaciro iki kinyoma kivuga ngo nta mwanya mfite. Ese waba warigeze wumva umuntu akubwira ko yabuze umwanya wo guhumeka? Ndatekereza nta n'umwe. Ijambo ry'Imana ni oxygene y'umwuka. Iyo utarifite uba uhumeka insigane mu buryo bw'umwuka. Reka ijambo ry'Imana rijye ku mwanya w'imbere y'ibintu byose mu gitondo. Wirigira ikintu cyo gukora kuko udafite ibindi wakora. Niba ari ngombwa byuka mbere y'iminota 5. Gaburira umwuka wawe mbere y'uko ujya guhangana n'isi. Wishaka kujya kurwana intambara zawe uri vide mu mwuka. Igihe ubyutse ugashyira imbere kubaho kw'Imana n'ijambo ryayo, uba uri kuvuga ngo Uwiteka uganze uyu munsi nywushyize imbere yawe. Iyi myitwarire ntabwo ari umutwaro, ahubwo ni imigisha. Ntabwo ari inshingano, ahubwo ni amahitamo ahindura ibintu byose. Imyitwarire ya 3, vuga imigisha. Atura imigisha kuri wowe no ku munsi wawe. Bakundwa, hari ibikorwa by'umwuka bikorwa buri gitondo. Igihe ibirenge byawe bikandagiye hasi ndetse n'iy'umunwa wawe ubumburiwe kurema ishusho y'umunsi wawe. Imigani 18:21. Ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iratwibutsa ko buri jambo ryose tuvuga riba riri kubiba imbuto yo kuzuka cyangwa se umuzi wo kurimbuka. Mbere y'uko ureba muri telefone yawe, mbere y'uko ufata ifunguro rya mu gitondo, mbere y'uko winjira muri social media, ijuru riguteza amatwi ngo ryumve icyo uvuga. Ibaze rero, utese mvuga amagambo meza ampesha umugisha cyangwa uri kuvuga amagambo adafite icyerekezo? Ese akanwa kawe kari kuvamo umugisha cyangwa kari kuvamo ibibazo? Amagambo ya mbere usohora mu kanwa kawe mu gitondo ntabwo aba ari amagambo asanzwe, ahubwo ni umusemburo. Aya magambo ni nka vora iyobora inzira y'icyerekezo cyawe. Iyo uvuze uti uyu munsi uraba uteye ubwoba, iri ni iteganyagihe ryo mu mwuka rizana ukwiheba ku butaka bw'imbaraga z'umwuka. Ariko igihe ukangutse ukavuga uti uyu ni umunsi Imana yandemeye ndaza kuwishimiramo, uba uremeye Imana ibyicaro igomba kwicaramo mu mwuka wawe. Muvandimwe, amagambo yawe ntabwo aciriritse. Amagambo yawe ni igipimo cy'ubutunzi ubwami, kandi buri gitondo ni igihe cyo kubyaza umusaruro ubwo butunzi. Vuga ubuzima, ubundi utegereze urebe uburyo ubuzima bwaguka muri wowe. Vuga umucyo, maze urebe uburyo umwijima uhunga. Vuga ibyiringiro bidasubirwaho, ijuru ryiteguye gufungura amadirishya y'icyubahiro. Ugomba kubyumva neza. Kuvuga imigisha ku buzima bwawe ntabwo ari ukwivugaho ibyiza, oya, ahubwo ni ubuhanuzi. Uri nka Ezekiyeli ahagaze mu gikombe cy'amagufwa yumye. Imana ikamubaza iti se aya magufwa ashobora kubaho? Nka Ezekiyeli ugasubiza uti Uwiteka ni wowe ubizi. Ariko noneho Uwiteka aragutegeka. Ntabwo ari abamarayika, ntabwo ari abahanuzi, ntabwo ari abavugabutumwa babwirwa, ahubwo ni wowe urabwirwa guhanurira amagufwa. Vuga mwana w'umuntu, hanura kubaho. Uko ukomeza kuvuga, igufwa rirasanga iryaryo, umubiri utwikira amagufwa, ubuzima bugaruke. Icyo uhesheje umugisha n'akanwa kawe nta yandi mahitamo kiba gifite, kirazuka. Ubwo rero niba ubutunzi bwawe burimo ibibazo, niba urugo rwawe rujegajega, intego zawe ukaba ubona zitsikamiwe n'imbogamizi, wibibamo gusa. Vuga uti amahoro naganze. Vuga nk'uko Yesu yavuze mu muraba. Vuga nka wa mugore wari ufite ikibazo cyo kujya imugongo bidahagarara, wavuze mu mutima wati yaba nabashaga byibura ufata ku gishura cy'imyenda ye. Ugomba kuvuga intsinzi mu buryo bwawe. Amagambo yawe ni igikoresho cy'umwuka kigarura ubuzima, igikoresho cyongera kikazura amasezerano yawe akaba mazima. Vuga ibyo Imana yavuze, rangurura. Uvuga amasezerano y'Imana yewe no mu bihe ubona ibintu bitameze neza. Bivuge kugeza igihe ikuzimu bahinda imishyitsi. Bivuge kugeza igihe ubwoba buhunga. Bivuge kugeza igihe ijuru ribyemera. Reka mbivuge mu buryo bwumvikana. Amagambo yawe ni imbuto. Gahunda zawe ni ubutaka bwo kubibamo. Uri umubibyi ubiba imbuto zizatunga ahazaza hawe. Igihe ubibye gusharira, witegereza gusarura ibyishimo. Niba uri kubiba ugushidikanya, wikwitega gusarura amahoro.
ariko niba uri kubiba imvugo ishyigikiwe n'amasezerano y'Imana, uraza gusarura ibitangaza mu masaha akuze y'umunsi wawe. Aka kanya rero ndakubaza nti, uri kubiba imbuto bwoko ki mu gitondo cy'umunsi wawe? Iyo ubumbuye akanwa kawe ukavuga uti ndi umutsinzi, ububibye imbuto z'imbaraga muri wowe. Iyo uvuze uti Uwiteka arahaza kwifuza kwanjye kose, ububibye imbuto zo guhabwa. Iyo uvuze uti nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara, uburema intsinzi mu masaha yawe ari bukurikireho. Yobu 22:28, uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira yawe. Umugambi wawe wose uba umeze nk'urufunguzo rufungura ibikorwa by'abamarayika, bishyira ku murongo ikirere bigahagarika kirogoya zose z'abadayimoni. Ntabwo uba uri kuvuga gusa kugira ngo ijuru rikumve, uri kuvuga kugira ngo habeho kuremwa kw'ibisubizo biturutse ku Mana. Reka rero ibi tubishyire mu bikorwa. Hano hari lisite y'ibyanditswe bya Bibiliya ushobora gutangaza ku buzima bwawe buri gitondo. Ibi byanditswe bitekereze nk'ibyo kurya byawe bya mu gitondo. Ndi umutwe, ntabwo ndi umurizo. Gutegeka kwa 2:28-13. Naremwe uburyo buteye ubwoba kandi butangaje. Zaburi 139:14. Nta ntwaro bacuriye kundwanya izagira ikintwara. Yesaya 54:17. Ndushishwaho kunesha muri Kristo Yesu. Abaroma 8:37. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Zaburi 23:1. Uyu ni umunsi Uwiteka Imana yaremye, ndawishyimiramo kandi ndawunezererwamo. Zaburi 118:24. Witegereze igihe uzabonera umugisha, uvuge uwature kugeza igihe uzawubonera. Hari ubuhamya bw'abizera benshi bagiye bajya gushaka akazi mu maofisi runaka, batura n'akanwa kabo ibi byanditswe, bakagaruka bamaze guhabwa amasezerano y'akazi mu biganza byabo. Hari ababyeyi benshi bagiye batangaza amahoro ku bana babo bigize ibyigomeke, nyuma y'amezi bakabona abana babo bagaruka mu rugo. Hari abantu benshi bagiye batura umugisha ku butunzi bwabo bari bamaze gushirirwa, bakabona imigisha ibatembaho nk'imigezi mu butayu. Kubera iki? Kubera ko imigisha ivuzwe mu kwizera ihinduka ikiraro kizana ibitangaza. Hano hari ikintu ugomba kwitondera cyane. Uko imigisha igwira, imivumo nayo ibiri hafi aho, itegereje icyuho yacamo igasenya umugisha wawe. Abantu benshi mu buryo batazi bari gusenya intsinzi yabo. Iyo bavuga ibintu nk'ibi ngibi bati, ibi ndabona ntazabishobora, ndi injiji, ibi bizakomeza kumbaho, uri gutongera ubuzima bwawe kuba mu mubabaro ukoresheje ibikomere byawe urema n'ururimi rwawe. Uyu ni umwanya wo gutesha agaciro uyu muvumo. Hindura imvugo yawe, uhuze ururimi rwawe n'umugambi w'Imana. Vuga imigisha, maze urebe uburyo ijuru rihagarara ku ruhande rwawe. Imyitwarire ya 4. Shyira umunsi wawe mu bushake no mu buyobozi bw'Imana. Aka kanya reka twinjire mu myitwarire ikomeye cyane ituma umunsi wawe uwugendamo ufite ubwenge kandi uri mu murongo w'ubushake bw'Imana. Gushyira umunsi wawe mu bushake no mu buyobozi bw'Imana. Imigani 3:5-6. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ibi ntabwo ari byo dusabwa, ahubwo ni umuteguro w'Imana. Buri gitondo tuba duhawe paje y'urupapuro iri vide. Ibyo duhitamo kwandika biterwa n'ufite ikaramu turi bwandikishe. Iyo tutabashije guha Imana umunsi wacu, tuba tumeze nk'impumyi kuri vora y'imodoka. Ni ugutwara nta cyerekezo, ni ukugenda nk'utazi iyo ujya. Ariko iyo duhaye Imana umunsi wacu, tuba tuyihaye urufunguzo. Tuba tuvuze tuti, Imana nyereka inzira, imyanzuro ni iyawe, yobora. Nshuti zanjye, ibi ntabwo ari intege nkeya, ahubwo ni ubwenge. Ikintu gifite imbaraga cyane ushobora gukora buri gitondo ni ukwiyegurira Imana. Zaburi ya 37:5. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Uyu murongo urongorera mu matwi yacu ibanga ry'umwuka. Umva neza iki kintu, azabisohoza. Ibi birasobanura ko udakeneye kuvunywa n'ibintu. Kuragiza Imana umunsi wawe bisobanuye guhereza Imana gahunda zawe zikajya mu maboko yayo. Ukavuga uti, Uwiteka niringiye umusaruro uri bumpe, ndakwizeye kuri bucunge neza igihe cyanjye. Urayobora ibikorwa byanjye byose n'ibiganiro byanjye.
ufungura imiryango ngewe ubwanjye ntabasha gufungura, ni ukugendera muri gahunda y'umwuka, ni ugutumira umwuka wera kugira ngo abe umwunganizi wawe. Iyo umwizeye gutya, ibitangaza birakoreka muri gahunda zawe zose, ibikorwa byawe by'uwo munsi byose bigenda byishyira mu mwanya, nta gikererewe cyangwa ngo gice gahunda. Noneho iyo ushatse wowe ubwawe kugenga umunsi wawe, uzisanga uri kuri puresha, ufite igitutu. Umunsi wawe uzawumara udatuje kuko hari ibintu bitari kugenda nk'uko wabiteguye. Reka ijambo rikomeze rituyobore. Yakobo 4:13 kugeza kuri 15. Bibiliya ivuguruza abantu bose bategura gahunda zabo ubwabo bishingikirije ubwenge. Nimwumve yemwe abavuga ngo ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka. Kubera iki? Ntabwo muzi bizaba ejo, ahubwo ibyo mwari mukwiriye kuvuga nibi ngo umwami Imana nibishaka. Iyi ni imyumvire yo guca bugufi, ni imyitwarire y'umunyabwenge. Keretse umuntu ufite ikibazo mu mitekerereze niwe wakabaye ategura gahunda akirengagiza umugenga w'ibihe. Tugomba kwitoza kwemera impinduka zo mu mwuka, kuko ni kenshi Imana iburizamo gahunda zacu kugira ngo iturinde ibibi, itwerekeze mu cyerekezo cy'ukuri. Waba warigeze ukererwa mu bintu runaka yewe bikanakubabaza, nyamara ukaza gusanga warokotse ibyago? Iyo uhaye Imana umunsi wawe, uba winjiye mu burinzi buri hejuru cyane y'imyumvire ya kimuntu. Ibuka uko Yesu yasenze cya gihe abira ibyuya bivanze n'amaraso, aravuga ati data ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Luka 22:42. Iri ni ryo sengesho rihindura igitondo kigahinduka ibitangaza. Ntukarisenge gusa uri mu bibazo, risenge mbere y'ibikorwa byawe ibyo ari byo byose. Uvuga uti data ntihabeho ubushake bwanjye ahubwo uko wowe ushaka. Iri ni isengesho ryoroshye rinesha guhangayika, rigatumira umuteguro w'Imana. Umunsi wawe utekereze nk'ikibuga cy'imirwano. Wowe uri umuyobozi w'urugamba, kandi buri muyobozi w'urugamba wese buri gitondo agomba kugaragariza umwami uko yateguye kurwanya urugamba rwe. Hereza Imana inshingano zawe. Uyisaba guha umugisha gahunda zawe, yisaba ahubwo isohoza umuteguro wayo ku buzima bwawe. Ereka Imana gahunda zawe zose, maze uyisabe gushyira mu ngiro ibiri mu bushake bwayo. Niba ufashijwe n'ubu butumwa, jya muri comment uhamye n'umutima wawe wose uti data sohoza ubushake bwawe mu buzima bwanjye, nyobora mu cyerekezo cy'umugambi wawe. Niba ubu butumwa ubona bufite imbaraga, kanda like, ukore subscribe kuri iyi channel. Ibi iyo ubikoze si ukudushyigikira gusa, ahubwo bugize uruhare mu gutuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Nshuti yanjye, ibihe turimo abantu bakeneye ukuri, kuko benshi bahize mu bucakara bw'umwanzi, atari uko babishaka ahubwo kuko batazi ukuri. Uyu munsi ni wowe nanjye Imana ishaka gukoresha kugira ngo irokore imbaga y'abantu benshi bari kugana mu kurimbuka. Imana iguha umugisha.